Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yabanye natwe. Kandi ndashimira Imana cyane, ndanabifuriza umwaka mushya muhire wa 2024 uzabera umwaka w'amata n'ubuki, uzabera umwaka w'imfura ku buzima bwanyu, uzabera umwaka w'uburumbuke, uzabera umwaka wo kwakira no kugera aho mwifuje kugera. Imana izabagirire neza, ndifurije umwaka mushya muhire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Nkuzanira ijambo rwaho, gusenga kurimo gukiranuka, gusenga kurimo kubaha Imana, gusenga amasengesho arimo gukiranuka, amasengesho arimo kubaha Imana, asenya ibikuta, agira umumaro. Imana itugirire neza. Gusenga kurimo gukiranuka, kurimo kubaha Imana, kugira umumaro munini. Ndakwifuriza muri uyu mwaka uzibande ku gusenga ariko no gukiranukira Imana, uzibande ku gusenga ariko no kubaha Imana, uzibande ku gusenga hanyuma urebe neza ko ayo masengesho uri gusenga arimo kubaha Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 12. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase, tuguhaye ikaze. Murakoze. Umutwe w'ijambo aravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, Herode ashaka kwica Petero, marayika w'Imana akiza Petero. Imana itugire neza. Umurongo wa mbere nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari umunsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe. Amuha abasirikare 16 kumurinda bane. Agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Yagira ngo azamushyire abantu Pasika irangiye ishize. Nuko Petero arindwa mu nzu y'imbohe. Ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ndagira ngo twumva aha hantu. Ariko byo burya havutse ikibazo, bati byagenze gutya kuko ariko haba ari akandi kantu k'ubutabazi kari buboneke muri cya kibazo. Nimba umuntu akubwira ngo habonetse ikibazo, ibintu byagenze gutya, ariko umva haba hari indi nzira yongeye kuboneka. Bibiliya yatubwiye ngo ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari mu musohore. Nuko Herode araye ari mu musohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva mu maboko iragwa.
marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri ntabwo yigeze asobanukirwa ibintu Petero ntamenye ibyo arimo yarasinziriye hanyuma yumva umuntu kandi wumva ko gereza ngo hariho abarinzi 16 barenze umuntu uboshye barenze umuntu uri muri gereza ifunze ifite ikigufuri kinini barenze umuntu wafunzwe na Herode hanyuma Petero ntabwo yarazi neza ko ibyo arimo ari iby'ukuri yewe yagira ngo ni inzozi kuko yarafunze yaraboshye biba yatubwiye ngo yararaye ari bumwice tusome umurongo wa 10 banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri kusoma wa 9 arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa rurabikingurira ubwarwo rwonyine rwa rugi ko rurikingura barasohoka banyura mu nzira imwe bajya inzira imwe wa mwanya marayika amusigaho Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yantumye kuri marayika wayo umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikanyiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Imana itugirire neza. Amen. Nakubwiye ngo amasengesho arimo gukiranuka ni bombe, ni intwaro. Nari nkubwiye ngo amasengesho ikintu nikikuyobera, nubona hari ibintu byanze, nubona hari ibintu bidakunda, nubona hari ibintu wagerageje gukora bikanga, birashoboka ko uyu mwaka ushize 2023 hari ibintu wakoze biranga, hari ibintu wifuzaga kujyaho n'ibyakunda, hari n'ibyo wasezeranijwe n'ibyasohoye. Tangira usenge. Amasengesho arimo kubaha Imana, arimo gukiranukira Imana, n'urufunguzo rw'ubuzima bwawe, n'urufunguzo rw'icyerekezo cyawe. Amasengesho arimo kubaha Imana n'urufunguzo, ni kontake. Amasengesho arabohora, arakiza. Amasengesho ni intwaro, ni bombe. Amasengesho mwene data, kwifurije kuzagira amasengesho menshi muri uyu mwaka. Uyu mwaka uzasenge kurusha amasengesho wasenze, uzaba imbere y'Imana, uzayikomezeho. Ago byumvikana. Bafashe Yakobo ngo bamwicisha inkota, ngo binezeza Abayuda. Hanyuma ngo Herode ariyongeza afata na Petero. Abanyitorero baravuga ngo abantu ko bari kudushiraho, basa nk'abakangutse, basa nk'abahumutse. Arigiye uba mu kibazo ntumenye icyo ari cyo, ukabona ibintu ukagena ibisanzwe. Akuba hari ikintu gikubita ugahita ukanguka, ugatekereza ko nijiriwe, ibi byatangiye ryari. Hari igihe umuntu akubwira ijambo ukamenya se
ko ampangaye ko yashize amanga hari igihe ugwa mu kibazo ntumenye igihe cyatangiriye ariko nje kukubwira ngo icyo cyose kizagutungura nawe uzagitunguze gusenga uyu mwaka hari bizagutungura ariko nawe uzabitunguza amasengesho kandi wubaha Imana uyikiranukira biratangaje uyu mwami Herode nta muntu wari kumukura uyu mugabo Petero nta muntu wari kumukura mu maboko ya Herode usibye imbaraga z'amasengesho uyu mugabo Petero nta wundi wari kumukiza nta wundi wari kumukura muri gereza kuko gereza yari ifunze gereza yari iriho ingwe yari ingufuri gereza yari abasirikare 16 ngo bane Bibiliya ivuga ngo yari yamurindishije abasirikare 16 ngo bane hanyuma abitorero sinzi icyo basenze bashaka kugeraho ariko baravuze bati ntabwo Petero yapfa kugenda gutya ntukemere ko ibintu byawe bipfa kugenda ntukemere ko ubwo mu kibazo ngo uceceke fiyanse ntakakubenge ngo uceceke umuntu nakakwambura umushahara wawe ngo uceceke none se nakagutuke ngo uceceke shitani ntakagusuzugura ngo uceceke hari icyo gukora inzara nikakwinjirana ngo uceceke uburwayi bukinjira wawe ngo uceceke ubushomeri bukakwinjirana ngo uceceke hari ikintu wakora hari imbaraga z'amasengesho zirengera indwara runaka nikazamuke ngo uceceke hari ikintu wakora hari imbaraga zo gusenga hari amasengesho ahindura hari ibintu wagiye ucecekera shitani yakagusuzugura ngo uceceke hari ikintu wakora hari imbaraga z'amasengesho amasengesho arimo gukiranuka ahindura ubuzima akiza indwara zikomeye ahindura icyerekezo cy'umuntu atuma ubona akazi keza atuma urambagizwa mu rugo rwiza atuma urambagizwa n'umusore mwiza atuma ugera mu buzima bwiza atuma ubyara abana beza atuma icyangiro kikuvaho atuma ugira igikundiro amasengesho arimo gukiranuka hari ibintu byakunaniye hari ibintu bigushobeye urumva byaranze uyu mwaka naringize ngo uyu mwaka uziga gusenga naringize ngo uyu mwaka uzige gushaka Imana hari imbaraga z'amasengesho urabona hari ibintu bitagenda tangira usenge tangira ushaka Imana tangira uhamagara Imana bitubwiye Petero ngo agaruye umutima ngo yibwiraga ko ari ibintu ari kurota ariko agaruye umutima amenya yuko umwami Imana yamukijije amaboko ya Herode amenya ko Imana imukuye mu maboko ya Herode agaruye umutima ngo Bibiliya tubwiye ngo Petero igihe yari aryamye ngo anasinziriye kuko ari guba mu kibazo wahise ukanakimenyera utarya gukarya tasinzira ugasinzira taseka ugaseka Petero yagiye mu nzu y'imbohe arindishwa abasirikare bose urugingo baba barukisha ingufuri ikomeye cyane ariko arangije ngo arisinzirira banyetorero barasenga bibutsa Imana imirimo ya Petero bibutsa Imana ibyo Petero yakoze ndanashaka ko uyu mwaka twagira imirimo myiza ku buryo tuzayibutsa Imana hari ibyo tutakoze hari ibyo dukeneye kuzakora ndashaka ko uyu mwaka byibura nushaka uzagira umurimo umwe byibura ku muzima uzibutsa Imana nushaka uzagira 5 nushaka uzagira 10 ariko uzagira ikintu wibutsa Imana uzagira ikintu wibutsa Imana uyu mwaka uzagira ikintu wibutsa Imana umunsi umwe hari umuvandimwe watubwiye inkuru atubwira ngo mu rusengero aho yasengeraga ngo hari umuntu warwaye yewe nabitekerejeho numva nubashye Imana cyane umuntu ararwara ariko ngo uwo muntu yakundaga kuza mu materaniro akaza amateraniro yatangiye kandi yarangiza agasohoka atararangira Imana bikayibabaza akaza amateraniro yatangiye buri gihe
akanagenda atararangira nta n'impamvu igaragara nta n'akazi yari afite. hanyuma ngo igihe kiza kugera njya nibuka Zaburi ya 20 Dawidi aravuze ngo Uwiteka kwibuke ngo kumusoma kuba n'ibyago ngo kohereze gutabarwa ngo guturuka i Siyoni ngo yibuke amaturo ngo watuye mu nzu y'Imana. noneho ngo muvandimwe ngo akajya agenda mbere y'amateraniro ngo akajya anasubirayo amateraniro atararangira ngo aza kurwara rero kuko indwara yo niyo waba ukijijwe urarwara niyo waba wubaha Imana urarwara kuko ari umuririmbyi yavuze ngo reka tubaho nk'abandi kwibagiraho natwe bitugeraho ngo sibyo ko dutuza tugashimira Imana ikabitubashisha kubisohokamo kuko buri gizirikana. hanyuma rero ngo wa muvandimwe ararwara araremba hanyuma aza bamujyana kwa muganga baramuvuza ngo biranga hari igihe byanga bamugarura mu rugo. abitorero nabo ngo batangira kumusengera ngo bamusengere ngo Imana iravuga ngo nimurebe ngo mu gitabo cy'imirimo ngo nimusanga hari umurimo yakoze ngo muwunyibutse. ngo bareba ngo muri korari ngo basanga nta kintu yigeze atangamo inkunga muri korari. bareba mu gitabo cya korari barasanga nta kintu yigeze afasha korari. bareba mu nyubako basanga mu nyubako nta kintu yigeze akora. bareba basanga no mu cya 10 nta hantu yanditse no mu maturo nta hantu yigeze atura no mu nyubako mirimo yose mu nzu y'Imana nta hantu kwa kundi bakwandika niba habaye ikintu korwa runaka bazunguruka ibitabo byose by'urusengero basanga ntawe kuko Imana yavuze ngo nimusanga hari ahantu yanditse mu murimo wanjye ngo ndamukiza. ariko mujye mwibuka hari ijambo Hezekiya yabwiye Imana. mwibuke ko Bibiliya itubwira ngo Hezekiya yararwaye ndagupfa ngo hanyuma ngo Imana imutumaho Yesaya iramubwira ngo genda umubwire yitunganye atunganye iby'urugo rw'iby'umuryango we iyo ndwara ntizakira. hanyuma ngo Yesaya arabimubwira aranigendera ngo amare kugenda ngo hanyuma ngo Hezekiya ngo yerekere ivure yisubiraho aravuga ngo Uwiteka we wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. kugendera mu bintu by'ukuri nta manyanga arimo nabyo ni ingingo yakurengera nawe ni umurimo mwiza. mu gihe cya Hezekiya ngo yagenderaga mu by'ukuri n'umutima utunganye mbese mu gihe cyakoraga neza afite umutima utunganye agakora ibikorwa byiza agakora ibikorwa byiza. ese nkawe urumva uteganya iki? ese ujya witekerezaho ukavuga uti uyu mwaka ushize ntabwo nakoze neza ujya usubiza amaso inyuma ugatekereza imirimo wakoze niba ari myiza Imana ishimwe. ariko nusubira inyuma ugasanga nta mirimo myiza yakurengera wagize uyu mwaka ushaka imirimo yo kukurengera Imana itugire neza. uyu mwaka ushaka imirimo yo kukurengera kandi usenge uhagarare neza wubahe Imana usenge ufite ukuri usenge ukiranutse. amasengesho ni intwaro ikomeye. amasengesho ni intwaro ikomeye. amasengesho arimo gukiranuka ni intwaro ikomeye. akiza kanseri akiza diyabeti akiza sida akiza hepatite B akiza hepatite C akiza stroke akiza umutima indwara y'umutima akiza hypertension akiza indwara za zindi z'ibyorezo. amasengesho yarimo gukiranuka ukaba imbere y'Imana arabikiza. amasengesho akuraho ubukene akuraho ubushomeri atanga akazi akiza icyangiro kuko burya n'umuntu uvukana icyangiro cyo mu maraso akakivukana akuraho icyangiro cyo mu maraso kikakubaho ntagire umuntu ugukunda abantu bose bakakwanga kandi nta kintu baguhora kiba ari icyangiro cyo mu maraso. rero iyo usenga ukiranuka wubaha Imana amasengesho abikuraho. babandi bavuga ngo barabazinze bakajya kwirukanka bashaka imiti n'ababazingura
ibyo ngibyo amasengesho arabikiza, arakuzingura akagukuraho urwa ruzingo. Ntabwo ndi buhakana ko uruzingo rutabaho, ariko amasengesho arimo gukiranuka, kubaha Imana, arakuzingura. Umuntu akakubona akagukunda, ntarebe ko ufite imyaka 40, ntarebe ko ufite 45, ntakubarira imyaka ko ari 50, ahubwo akagukunda akavuga ngo mbonye umukobwa mwiza. Akagukunda mukasazana mugakorana umurimo w'Imana kubera amasengesho arimo gukiranuka. Rero wiha intego yo kuzubaha Imana uyu mwaka ukiranuke, hanyuma wongeremo amasengesho. Aya niyo yakuye Petero mu maboko ya Herode. Aya masengesho arimo gukiranuka yakuye Petero mu maboko ya Herode. Petero ngo ntabwo yazi ko biretse mu nzozi, ariko agaruye umutima ngo amenye neza, birari tubwira ngo amenye neza kwiteka mukije amaboko ya Herode. Ninde wagukiza amaboko ya Herode? Ninde wagukiza amaboko ya shitani? Ninde wagukiza ikugarije? Ninde wagukiza ibikurwanya? Keretse amasengesho arimo gukiranuka. Ibintu nibikuyobera, nubona uri mu kibazo, nubona ufite induru mu rugo, nubona abantu baguhagurukiye, nubona shitani buryo baguhagurukiye, shitani zamutsindisha amasengesho arimo gukiranuka. Kwifurije kubaha Imana, kwifurije kugira ngo uzakore Imana uyu mwaka, ibyo utakoze, ibyo utagezeho uzabigeraho mu izina rya Yesu. Wubaha Imana, wongeramo imbaraga zo gusenga. Aho utageze abakurambagiza bakabireka, wowe urambagizwa wagera igihe cyo kwerekanwa bigapfa, umuntu akubwira ngo yagukunda bikarangiriraho, igagusenga, igakubaha Imana. Ngo Herode ava mu maboko ya Herode, Petero ava mu maboko ya Herode kubera gusenga. Iminyururu inzugi zirikingura kubera gusenga, inzugi ziriyugurura. Imana ikugurura inzugi kubera amasengesho, Imana ikugurura inzugi kubera gukiranukira Imana. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi ndagira ngo usengere Imana iguha imbaraga zo gukiranuka no gukora iby'ubutwari. Ndashaka kugusengera umwaka 2024 uzagera aho wifuje kugera. Uyu mwaka 2024 uzasingira ibyo wifuzaga gusingira, uzasenge kandi uzakiranukira Imana. Urakoze nyiribihe, Data wa twese wo mu ijuru. Iri ni ijambo ryawe. Ijambo ryawe tubwira ukuntu Herode avuye mu maboko, Petero avuye mu maboko ya Herode, ngo yararaye ari bumwice. Uyu munsi hari umuntu ubaye mu kibazo, uyu munsi hari umuntu wiriwe mu kibazo, hari umuntu ufite ikibazo, hari umuntu ufunze uri muri gereza y'abadayimoni bakamukingirana, ariko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uyu munsi umukingurire, umugirire neza, yakira igitangaza. Abantu bawe imbaraga zo gusenga, abantu imbaraga zo gukiranuka. Mana, twagiye tubona batubanjirije, abakubashye bageze mu mahoro. Uyu mwaka ubu mwaka wo gusingira ibyari byarananiranye, umwaka wo gukiranuka, umwaka wo kubaha Imana, umwaka w'umwuzuro wacu lato sikarabone. Uzamwaka wo kuvuga ubutumwa, uzamwaka w'ubuhanuzi, uzamwaka w'amahoro kuri buri munyarwanda, kuri buri mukristo wese. Imana ishobora byose, Imana igera kure, Imana igera hafi. Uzagere kuri buri muntu wese uguhanze amaso. Izi mbaraga z'amasengesho buri muntu wese azazisangemo, izi mbaraga zo gukiranuka buri muntu wese azazibone. Abakobwa batarambagirwa bazarambagizwe, ababyeyi batabyaye bazabyare, abashuze akazi bazakabone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka buri muntu wese azakubone. Urakoze Mana ko wiyeretse ubwoko bwawe, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaha umugisha. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndabifuriza umwaka mushya wa 2024. Imana izabaha imbaraga z'amasengesho, Imana izabaha imbaraga zo gukiranuka, Imana izabaha kubana nayo mu bundi buryo. Imana ibaha umugisha. Telefone ni 0788 50 98 944. Imana y'amahoro ibishimire. Philadelphia, Imana iratsinda.